Mureke dukomeze rero. Reka mbahe ikaze hano ku giti cy'ubwenge kamerano. Ejo twarebye amategeko 7 y'abanyembaraga, amategeko bagenderaho, amategeko bahuriraho, twasanze akubiye mu bintu 3. Ejo twarabibonye. Niba utakurikiranye icyigisho cy'ejo, ubanza ugiye gukurikira icyigisho cy'ejo. None uyu munsi ndifuza ko tureba ukuntu ayo mategeko y'abanyembaraga akoreshwa cyangwa se uko akwiye gukoreshwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Itegeko rya mbere twabwiye ko ari itegeko ry'ukuri, cyo bita law of love. Uko wakoresha itegeko ry'ukuri rero mu buzima bwa buri munsi. Gukorera mu kuri bivuze guhitamo neza no kuvuga ukuri nubwo byaba bigoye. Ibi bikurinda gucikwa n'ibibazo no gutwarwa n'amakosa y'abandi. Urugero, niba hari inshuti igusaba kugukorera ikintu kitari cyiza, ukirinda kandi ugasobanura impamvu yawe mu kuri, uba ukoresheje iri tegeko. Ubumenyi bw'inyongera. Ukuri gupfundikira imbaraga, ikinyoma gisandura umutima n'imbaraga z'imbere. Ikinyoma kirasambura, sibyo? Iyo ni itegeko rya mbere twabonye ryitwa law of love. Itegeko rya kabiri twabonye ryiswe law of wholeness, itegeko ry'ubumwe, sibyo? Itegeko ry'ubumwe rero mu kazi, mu muryango cyangwa mu nshuti, wiyumvamo ko abandi nabo bafite uruhare mu buzima bwawe. Ntugahangane n'abantu cyangwa ibintu, ahubwo wige kubireka, kubyumva no kubikoresha mu nyungu zawe n'iz'abandi, sibyo? Ntugahangane nabyo. Urugero, niba ufite ikibazo mu muryango, gerageza kumva impamvu z'abandi aho guhangana nabo. Ubumenyi bw'inyongera. Ubumwe butuma imbaraga z'ukuri zikura, kuko ntuzajya ukoresha imbaraga mu guhangana n'abandi, ntabwo byazavamo. Itegeko rya gatatu twabonye ryitwa law of will, itegeko ry'ubushake. Shyira intego mu mutima wawe, wemeza gukora ibyo wiyemeje. Ntutegereze ko ibintu byose biza ku buryo bworoshye. Imbaraga ziva mu gukora, sibyo? Twarabivuze, ntabwo imbaraga ziva mu gutegereza. Urugero, niba wifuza kwiga ubumenyi bwihariye, shyira gahunda, ukore buri munsi. Ntutegereze ko abandi bagufasha cyangwa bigukorera, sibyo? Ubumenyi bw'inyongera. Ubushake buhuje n'ukuri bwihutisha ibyo ushaka kugeraho. Singo birasobanutse? Yego. Itegeko rya 4 twabonye itegeko ryitwa law of sacrifice, itegeko ry'igitambo. Kureka ibyo uzi bidakenewe cyangwa ibintu bikurusha ku mutima bituma wumva umwanya w'ubushobozi bwo gukura. Urugero, kugabanya imyidagaduro idafite akamaro kugira ngo wige cyangwa wunguke ubumenyi. Singo. Ubumenyi bw'inyongera. Igitambo cyose gituma habaho amahirwe mashya. Ubuzima bushya butangira aho uheba ibitari ngombwa. Singo. Ntujye kwijandika mu bintu bitari ngombwa, bidafite akamaro. Ibyo bireke, bitambe, bigende. Ufate umwanya wiga ahubwo ibintu ushaka. Twagiye kuri 5, icyo bita law of stillness, itegeko ry'amahoro. Uko twakoresha itegeko ry'amahoro rero mu buzima bwacu bwa buri munsi. Buri gihe gerageza gufata akanya ko gutuza imbere y'ibibazo. Ntukore ibintu mu gahenge nk'umutima. Shyira ubwenge mu mahoro mbere yo gufata icyemezo. Urugero, mu gihe hari amakimbirane, mbere yo kuvuga cyangwa gukora, fata umunota umwe wo gutuza, sibyo? Ubumenyi bw'inyongera. Umutuzo utuma imbaraga zawe zidacika, ahubwo zifata umurongo w'ukuri. Yego, ni ukuri. 6, law of balance, itegeko ry'uburinganire. Rero reka turebe ukuntu twakoresha itegeko ry'ubwitonzi n'umutekano. Ibyo bintu, uburinganire bwacu bukatubera umutekano n'ubwitonzi. Shaka guhuza ibice byose by'ubuzima, akazi, umuryango, ibitekerezo n'imyemerere. Urugero, ntukore gusa ku byo ukunda, ahubwo ugenzure n'ibyo abandi bakeneye. Guhuza ibice bitandukanye bituma imbaraga zawe zubaka aho kuzisandura. Ubumenyi bw'inyongera. Ubu bwitonzi burinda imbaraga zawe gutwarwa n'ibintu bibi cyangwa ibyiyumvo bibi. Twihuse kuri 7, law of spirit alignment,
kuko twategeye koresha itegeko ry'ubugingo. Ubugingo ikintu muracyumva. Shyira intego zawe, umutima n'umwuka wawe ku murongo umwe. Urugero, mbere yo gukora ibintu bikomeye, tekereza ku ngaruka, ku nyungu no ku murongo w'ukuri imbere yawe. Ejo twarebabwiye ubundi twe tugiye gutangira urugendo. Iyo tugiye kujya mu kintu, turabanza tukareba urugendo, cyangwa dukwiye kubanza tukareba urugendo, igihembo, iherezo. Sibyo? That is our principle. Sibyo? Ibi bituma imbaraga zawe zivuka kandi zigakora neza, ntizigera zishanyuka, zishwanyuka, ntizigera zitana, ziraguma zikaba ziri hamwe. Icyo kintu kigafata. Ubumenyi bw'inyongera. Iyo umutima, ubwenge n'umwuka bihuye, uba icyicaro cy'imbaraga nyazo. Inyigisho nyamukuru rero, hari ibindi tujya twita ibindi byo kwiga no kuzirikana. Abanyembaraga zabo gukoresha abandi gusa, nabo kuyobora no kubaka imbaraga zabo n'iz'abandi. Iyo ubumenyi bw'imbaraga bwuzuye ukuri kw'imbere n'isi bihura, bikavamo amahoro, ubushobozi n'ubwenge. Ni urugendo rw'ubuzima rutangirira imbere yawe kandi rugakomeza hanze yawe. Sibyo? Cyo nkubwira rero muvandimwe, ibi biragusigira igitabo cyuzuye mu nyigisho eshatu: isoko y'imbaraga, amategeko 7 y'abanyembaraga, uko akoreshwa mu buzima bwa buri munsi. Sibyo? Nkuko rero nabikubwiye, nkuko nabivuze no mu bindi byigisho. Ubu niba ushaka ko dukomeza tukongeraho ikindi gice, nabyo ndabikora. Sibyo? Nabyo ndabikora, ariko dusobanukirwe, tube mu mbaraga, tuve mu mucuri, tuve gushaka Imana hanze. Imana iri muri twabwo tuyubake nayo kugira ngo itwubake, dukomere, tuba abantu bakomeye, tuba abantu bafite power. Murakoze rero, ntimwibagirwe gukora subscribe hano ku Giti cy'Ubwenge, ntimwibagirwe kwicara ku ntebe y'ubwenge. Murakoze cyane, Imana ibidufashemo.